Wenjoye Pirate uri uramufana? Yeah, ariko urabizi. Ndabizi byo nuko mandi kubaza. Kundi. Pirate ndamufana cyane ngira ngo hashize nk'umwaka urenga cyangwa se almost 2 years mbibwiye merci ko mu ba comedian. Obviously Mushumba is my favorite, but Pirate is also really good. Namuhaye n'ubutumwa. Amashyi cyane ku banyarwenya bacu. Ni segment dutumira umuntu tukaganira ariko biri fan umuntu akatubwira nyine ubuhamya twakuze tugufana hano urumva turabagenzi. Ubundi watangiye umuziki ryari? Natangiye umuziki mu buryo buri professional nabitangiye muri 2008 irangira nibwo nakoze amaso ku maso. Ariko kubera ko nakuriye mu rusengero naririmbye kuva muto cyane. Naririmbye ndi muto cyane. Nabaga muri korali ku myaka mito cyane ya. Waririmbye muri korali muri rusengero ni batari ibanga. Mu gutangira natangiriye mu rusengero umubyeyi wanjye ayobora witwa Apostle and Prophet Church. Hanyuma nza kwisanga nanone ndi mu ministry atandukanye. Hari ministry yitwaga Justified y'abajene bari muri Rwanda for Jesus. Abantu bazi Rwanda for Jesus ni bakeya. Akaza ministry zitandukanye yitwa Love Ministry, zose zakora muri Imana. So tunagiye mbarizwa mu cyo. Hari chorus wibuka muri icyo gihe? Ngewe uranza ama chorus menshi. Iyo nzike n'indirimbo yasohotse uzaza ryari ngo nkubone amaso ku maso. So iyo ndirimbo normally indirimbo y'Imana, ariko tujya kuyisohora manager arambwira ati ubundi twege abantu bari ku isi turi itorero ry'Imana, muri make turi abageni ba Kristo. So turashaka umukobwa uri representing abageni ba Kristo. But the Amaso ku maso is a gospel song. Gandri boni gospel. Yeah. Umukobwa nayituye nayinsubiza. Ndiri mu murayindira ngo umukobwa ari uzaza ryari akindi bijyanye n'imwera bebe bana professionally batangiye n'umunani. Yeah. Ariko na mbere bari mu bigo byagiye bari y'abantu bari batangiye kuri bari muri high school. Yeah. Imyaka mito cyane twajyaga tukiri abana cyane turi mu myaka 6 twagiraga amahirwe yo kugira abashitsi benshi. In fact byageze ku rwego abashitsi bajyaga bakunda kuza mu rugo kuko bari bazi ko ari buhasanga abana 6. Twe tuvuga turi 6. Umushitsi yarinziraga mu nzu twada tunayinga uko tungana, abarimba base turi ubwana butoya turi mu ndirimbo nyine z'urugande kuva turi bato cyane. So nibaza ko urukundo rw'umuziki rwahereye mu bwana cyane. Hanyuma rero ubu mfite ikibazo nshaka kubaza. Apart yo kuba The Ben tumuzi nk'umuhanzi, nihe impano yindi wiziho tutazi twebwe? Uzi ko ushoboye ariko twe tutakuzi. Ikindi kintu uzi gukora niba batari impano, ikindi kintu The Ben azi gukora ku buryo aramutse avuze ngo music nza kwanza twinshi nzi football, nzi gukina umupira, umupira bya tari. I think impano y'indizi ndi umuntu uzi gukemura tubazo turi electronic, like ubundi bya biboro bya telefone ngo zapfuye ngo turi guformata. Hano tugunda kubaza muri high school ni somo wumva? Nize biochimie, bambwira ngo benshi harimo n'abantu twiganye. Nize biochimie muri groupe scolaire ya Igahini, nongera no kwiga no muri APADE hano Kicukiro. Nize biochimie? Yeah. Ubuse wumvaga mbiri muri aya? Obviously leta igusha muri section yumva ko batsinze neza, so naratsinze neza muri biology na chimie. Amashyi cyane kuri The Ben. Usa nk'umuntu wize bonalite ma. Ni cyo kintu cyakubayeho wiga muri high school ujya wibuka ugaseka wiga Igahini? Ni cyo kintu akaye gashya wakoze ikigo cyose kikakamera? Sinzi bayo nkibutse nseka, ariko yo nibutse ukuntu
twagiraga groupe yitwa Mangaba Blues, Petine b'abaderangeri ariko babahanga. Hanyuma nza kuzimya amatara y'ikigo, kandi ikigo cyacu akuna amatara yacu yari connectinze n'ay'ibitaro. Ubwo mbajimije ibitaro n'ikigo. Hanyuma baranyirukana, the next day baranyirukana, ngera i Kayonza, ngeze i Kayonza mpamagara directeur wacu bamwitaga Birahamye, shout out to him, umubyeyi mwiza. Ndamuhamagara nkoresheje ijwi rinini kandi nigize umusirikare. Ndamubwira nti yumvise ndavuze nk'amaterine y'igisirikare nk'atatu, aravuga ati abana n'abana mureka agaruke, ninde wamwiruka? Ngeze ku ishuri mubona ari kuri gate, nabwo nasosha I think you only highlight high school yet. I think I already feel like you're going to abashyushye kuri the bed aho bajya mu bajya n'indi mpano ndabona n'urwenya yarushobora the bed wigize umusirikare ubwo icyo cyaha gisaza cyane imyaka umaze cyarashaje ntawagukurikirana. Iyo story y'uzwiho ntabwo wigeze utobora abantu muri nta gikoma wamaga muri high school. Nagiraga amahirwe yo kudatinga abana b'abadirecteur. Igahindura ababizi, nafite umukopine mwiza cyane gashobora kuba ari hanze yitwa Mahoro, Sharatsa. So yari umwana musenyeri urumva ari meze wateretse umwana musenyeri. So nyine mu bwana buto cyane, ariko nagiraga amahirwe yo